tuze rwose gutuza gatoya bigenze gutya umurimo watangiye watangiye courage maze bisabire musubira mu mwanya wawe maze mbereke uko tuza kubigenza. Subira inyuma gato, reka sabe we uri ahangaha usubire ugende mwicare muri ziriya ntebe, mutere intambwe rwose mwerekere iyo mugende mwicare mu ntebe, gira tuze gukomeza mu bihe mwese. Nimugera hariya muhagarare, buri muntu wese mu ntebe ye, nimugera hariya muraza guhagarara. Ariko ababyeyi, ese Jose ntiwibuke umutebe w'inkongoro? Urabibuka? Nawe w'igisabo nawe urabibuka? Wakongorera pare ukambwira umutebe w'igisabo uko bawita, wawibuka? Ati ntabara rwose Gentil araza arabikubwira. Urumura abana bo kwa Gasambo baratojwe ibijyanye no mu ruhimbi. Buriya Joseph nabaza amabara y'inka, azi n'inka ikamwa menshi, nabizi turaziranye. Nyamuneka aya yose ndi kuyavuga ngo Gentil yatere intambwe aze adusange, aze asanga uwo yakunze. Maze bisabire musubira mu mwanya wawe maze mbereke uko tuza kubigenza. Subira inyuma gato, reka sabe we uri ahangaha usubire ugende mwicare muri ziriya ntebe, mutere intambwe rwose mwerekere iyo mugende mwicare mu ntebe, gira tuze gukomeza mu bihe mwese. Nimugera hariya muhagarare, buri muntu wese mu ntebe ye, nimugera hariya muraza guhagarara. Ariko ababyeyi
ni wowe wihitiyemo wakunze Joseph kandi utera intambwe maze nkwega arimo bararira. Gentil rero mwana wacu mukobwa mwiza ni wowe wihitiyemo wakunze Joseph kandi utera intambwe maze nkwegeza Joseph urwo rurabo ariko utararumusimbiriza rero umva nkubwire bare urandebera rero abantu uburyo bafashe Gentil buriya bambaye briefing bambwiye ngo kurekura Gentil haraba amasezerano ya Joseph n'abariya basaza be. Ubwo rero Joseph uramenye uko bigenza wegere bariya bana ubahobere bombi nagiraga ngo wegere Shema uyu mukuru mwegere ubanza umuhobere. Shema tera intambwe tigo frere ni jewe uzazuza ahangaha egera n'uya mutoya rwose mwegere rwose maze twisabire yanze kurekura mushiki we n'abantu mwe reka masabe uko tugiye kubigenza reka nongorere bano bana mw'abantu mwe n'izina ry'Imana naje ubwanjye ibingibi nabyikorera. Murabona aya ni amasezerano Joseph agifitanye n'abasaza be, maze rero muze munkurikire mbere muze mwembi rwose mukurikire uriya mugabo abereka ahantu nk'icyara ati nuko kuko Gentil niwe badukunze. Maze rero Joseph egera Gentil maze muhobere rwose ati mwari mwiza n'ukuri ko tuzaza tubigenza maze unyimukire umusingirize ururabo wamuteguriye. Usingirize ururabo mufatire urwo rurabo usingirize Gentil banza urumuhe Gentil rero reba muri urwo rurabo urabona akantu gahishyemo itegereze neza kandi ibintu byose tubikore neza. Itegereze muri urwo rurabo ureba akantu gahishyemo ugasingirize Joseph. Gabanya iyo nanga Joseph rero pfundura muri ako kantu maze Gentil uhindukire urebe marene umusingirize urwo rurabo rwawe umusingirize Joseph pare igira hino mupfundure kariya kantu na Joseph maze nkwereke uko tubigenza. Abari kure rwose murebe iby'uyu munsi nuko niko bigenda. Basore bacu muri aha hirya muri aka kantu mwabonye kari gahishe muri uru rurabo harimo impeta igaragaza urukundo rwa Gentil na Joseph. Joseph rero ufata iyo mpeta singiriza pare ako kantu musingirize ako kantu maze fata ikiganza cya Gentil cy'ubumoso Gentil zamura uko kuboko rwose ubare ngo meme mukuru meme sumba zose urutoki rwa gatatu mw'abantu mwe mwakomye mu mashiko bikwiye kandi kandi byiza ati mwemere kandi mumara umuhobere. Murakoze cyane. Maze rero reka mbasabe abafite impano Joseph yageneye Gentil yimuhe rwose mwegereze iyo mpano rwose maze babafotore. Cameraman imwebwe tureba ati mwari mwiza naguhishiye byinshi kandi nuko niko bizajya bigenda. Singiriza marene maze hari impano Gentil yageneye Joseph. Imana yo mwijuru bawe umugisha. Hari izindi impano Gentil yagenye reka nsabe
barimo baramubwira hariho amakado menshi yateguwe, hari impano nyinshi kandi turabazirikana muzakomeze mutubera ababyeyi, Imana yo mu ijuru bahe umugisha. Nanone kandi hari impano Gentille yageneye hari masanye kwamaza byinshi tarengira ngo twazishimye ni nziza ziraboneye, zirimo izikamirwa abana zikabakanira nyina, zirimo izikamirwa abasaza zikabarinda gususumira nta mususu bazigera bagira. Hanyuma abashaka kwibaza ibyabaye hano, nigeze kubona ibitangazamakuru nka CNN na BBC ndetse na France 24 biraha, ngira ngo n'ibindi byaje gukorwa, ariko hari urubuga twabashyiriyeho, muraza kujya kuri Facebook cyangwa ahandi kuri YouTube mwandike www.Joseph.Gentille akarongorwa. Murakoze kugira amahoro. Nimwongere amashyi abatahira bacu, baba bacu murakoze cyane. Reka tubasabe mutuze maze dukomerezeho. Muzeyi mwiza rero Gasambo, Kazigaba yarakubwiye ati amakuru meza n'ibiganiro byiza twagiraga ngo muze kuturebera udukoni maze muduherekeze tujyane iyi nkuru nziza ijoro ritarafata. Haje gukurikiraho abatahirani nk'abatubwiye 8 batuzaniye. Rero reka ngusabe ujye juru maze ufate indangururamajwi usubize Kazigaba maze dukomeze n'igitaramo cyacu. Urakagira Imana. Kazigaba Mana kurangenda yereka base nabo tubase kuganira. Kazigaba bagirira ndabona ubunobuzi kandi no kugira ngo tugire koko imuzi bagendanye n'abana n'umwana batoya abusabye gutaha no kuza amakuru. Rero tubona ubuki n'ubuki n'ibishika mu nzira akanyota rero murakoze cyane. Abanyarwanda bakavuga ngo imbiba mu bisuri irigiye kuko tuzosubira kandi dusubira kuko twayiguze zatuma nawe ku isimu ahasigaye twatangiye gusenga n'utuyuze naturangiza. Inshuti yanjye Gasambo uzaburi hari aho bavuga ngo aho uzagera bakakwakira nawe uzasaba umugisha ugusabye iryo sengesho kubera iyo mpamvu mwegereje ijuru. Reka nahije abantu bose dusenga Imana tubasabire umugisha kugira ngo tubahe ubuzima bwawe. Mwami Imana yacu ndagushimye ndaguhimbaje, Imana igira neza, uri Imana ikomeye, uri Imana y'igitangaza wabanye n'umuryango wanjye ubana n'umuryango wa Gasambo. None twaganiriye neza kandi baduherekeje badushima, natwe tubashima kandi kuba gicitse. Ushimirwe neza watugiriye, ubishimirwe Nyagasani. Utweretse intambwe zacu Nyagasani, utumurikire tugende tutadandabirana, kandi kugira ngo Mwami Imana uturinde mu byuma bitavuga tugiye kugendamo, maze dusohore urugendo rwacu amahoro. Dusabiye abasigaye Mwami Imana kugira ngo nabo barinde, urinde uyu muryango, urinde inshuti zabo, urinde abavandimwe babo, ubagirire neza, ubahe kunguka imbuto zo mu nda iz'umukenke harimo ubuhinzi cyangwa ubworozi n'ubutaka. Ubagirire neza abagwizi n'abagwiza abana, kandi bakomeze bagire agakiza kawe mu izina ryawe ryaje twamaze kugushira. Amina.
murakoze ntawe uregeze wicaye inshuti zanjye murakoze Gasambo namwe babyeyi beza murakoze cyane Kazigaba reka dusabe abantu mwihangane tutaza gusiga abana muri iki kirambi cyo kwa Gasambo